Yeah, me people, this is Ila TV Rwanda. Nongeye gusuhuza, nongeye kukuramutsa aho uri hose, aho uri yose, abari mu Rwanda, abari muri Amerika, abari muri Canada, abari mu Burundi, abari muri Uganda, abari Tanzania, abari muri East Africa ndetse no hanze y'u Rwanda. Nk'uko ubibona rero twaguteguriye icyegeranyo cyiza cyane kimeze neza, aho rero tugiye kugusobanurira ni ryari bavuga ko umukobwa ari SLAYQUEEN. Dore rero ibintu 12 bibaranga cyangwa biranga SLAYQUEEN. Reka mbaze nkubutse rero gukora subscribe. Reka mbaze nkubutse kandi ko tugukorera ama top 10 agiye atandukanye. Twagukorera ama top 10 y'aba DJs, ama top 10 y'aba video director, ama top 10 y'abahanzikazi beza ndetse n'abahanzi beza, ndetse tugukorera na top 10 y'aba Instagram queens Rwandan, aho ubona rero abakobwa bayoboye kuri Instagram hano mu Rwanda, ndetse ukabona n'abandi bantu bagiye batandukanye. Twagutegurira top 10 ya gospel, tugutegurira top 10 y'aba comedian ndetse n'aba comedian, top 10 nyinshi cyane zigiye zitandukanye tugufitiye aho hasi ya video cyangwa aho hasi kuri channel yacu, urahita uzibona muri top 10 show. Reka rero nkubwire nti ijambo SLAYQUEEN ni rimwe mu magambo cyangwa amazina akoreshwa cyane muri iki gihe, cyane ku mbuga nkoranyambaga. Uzabona rero abakobwa benshi bitwa gutyo cyangwa bavuga ko ari SLAYQUEENs. Ese ubundi abakobwa bajya kwitwa SLAYQUEENs kubera iki, cyangwa bajya kwitwa gutya byagenze gute? Amateka rero agaragaza ko SLAYQUEEN ari ijambo ryatangiye gukoreshwa hambere mu kugaragaza umunyempano ukunyura cyangwa umunyempano ukunda. Iri jambo rero bivugwa ko rero ryakoreshejwe bwa mbere mu rwenya rw'uwitwa Sarah Andres, aho rero wagize ati SLAYQUEEN, slay, aho rero yagaragazaga ndetse akanyamuneza ke ku cyamamare yiyumvagamo cyane. Icyakora rero iyo ugerageje gusoma ijambo cyangwa ugerageje gusoma igisobanuro cy'iri jambo SLAYQUEEN, usanga rero risobanuye umukobwa ukora ibintu byiza kandi bishimishije. Nanone rero kandi usanga abantu benshi bavuga ko SLAYQUEEN ari umukobwa ukora umwuga w'uburaya, ndetse gusa akabikora mu buryo bwa gisirimu. Abandi rero nabo bavuga ko SLAYQUEEN ari abakobwa bazi gukoresha imbuga nkoranyambaga ndetse bagakurura igitsina gabo. Hari rero ubusobanuro bwinshi cyane abantu bakunze guha iri zina bitewe n'uko babyumva cyangwa bitewe n'aho umuntu aturuka n'uko abona ibintu. Uko rero imbuga nkoranyambaga zakomeje gutera imbere, zagiye rero zizana udushya ndetse tugiye dutandukanye, turimo n'abakobwa bazikoresha bazwi nka SLAYQUEENs. Ese ubundi umukobwa bavuga ko ari SLAYQUEEN byagenze gute? Ibi ni ibintu nawe uri kudukurikirana aka kanya ubibaza. Reka mbaze ngusabe usiga comment yawe, hanyuma wowe ukomeje kudukurikirana kandi subscribe ukande nako kazogera, hanyuma wajye ubasha kudukurikirana 5 kuri 5. SLAYQUEEN, ibi ni bimwe rero mu bimenyetso bigenderwaho, ndetse abantu benshi iyo bagiye kwita umukobwa SLAYQUEEN babanza kureberaho. Ibi ni ibimenyetso rero bisaga 12 bareberaho bavuga bati uyu mukobwa ni SLAYQUEEN cyangwa ni slay. Icyambere umukobwa wahawe iri zina rya SLAYQUEENs, ikintu cya mbere kimuranga rero nuko akunda gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane kandi afite abantu bamukurikirana benshi. Aho ndavuga rero gukoresha imbuga nkoranyambaga wifotoza, wirya ama selfie ugaragaza buri kantu kose urimo, uri kurya, uri hehe, uri mu modoka nziza, si yawe, si ye wenda, cyangwa ashobora kuba ari niye, ariko ugahita ubona ko rero iyi mbuga nkoranyambaga ye arimo arazikoresha cyangwa arimo arayikoresha neza cyane. Izo mbuga nkoranyambaga twavuga harimo Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter ndetse n'izindi muzi cyane zigiye zitandukanye. Icya kabiri usanga uyu mukobwa bavuga ko ari SLAYQUEEN mu gihe akunze gushyira hanze amafoto ye yiyambitse imyenda igaragaza ubwambure bwe, ari nabyo rero akoresha akurura abagabo. Aha kandi usanga uyu mukobwa akunze kugaragara yambaye imyenda hafi ya yose ishyira hanze imiterere ye. Umukobwa rero bita SLAYQUEEN ni wa wundi rero urangwa no kwambara imyenda, inkweto, imikufi ndetse n'ibindi bimbo bigiye bitandukanye, ndetse yose ihenze cyangwa igezweho iva mu nganda zikomeye cyane. Mukunda kubona bambaye MAC, harimo za Ibintu, harimo za Gucci ndetse n'izindi zigiye zitandukanye, ama Nike ndetse n'andi ma brand agiye atandukanye.
icya kane ku mbuga nkoranyambaga rero uyu mukobwa cyangwa abakobwa bakunze kwita aba slay queens usanga rero ari mu bandi bakunze kurira indege cyane ndetse batembera ahantu heza hatandukanye nyamara batagiye mu kazi cyangwa atari nabo bitegeye atari n'izo ndege atari bo bazitegeye ndetse izo ndege dore ko usanga kenshi bazitegeye n'abagabo cyangwa abasore. Iyi ngingo rero ikaba ariyo abantu bakunze kugaragaraho cyane bagira bati ni gute waba nta kazi ugira ukaba uhora mu ndege ugeza Dubai, Miami, Lagos ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, mu by'ukuri rero nta n'ubushobozi ufite bwo gukora izo ngendo. Ibi kandi rero byagiye bivugwa na bamwe mu bakobwa bazwiho iki kintu ndetse bakanabyiyemerera ko bajya hanze bagiye kureba abagabo. Icya gatanu rero umukobwa bita Slay Queens arangwa no kuba akenshi akunze kwerekana amafoto ye ahantu heza ndetse ahantu heza hafite uburanga cyangwa nko muri hotel ihenze cyangwa gusa uzasanga aho hose aherekana ari wenyine nta wundi bari kumwe cyangwa ugasanga yagaragaye ari kumwe n'abandi bakobwa nta mugabo ugaragaragaramo ariko bari kumwe nyamara ugasanga umugabo we bari kumwe ari nawe wahamutegeye cyangwa ari nawe bajyanye atari kumugaragazamo. Ikindi rero cya gatandatu abakobwa bakunze kuvuga ko bakunda amafaranga cyane kurusha ibindi ndetse ko batakunda umusore udafite agatubutse kandi ko ntacyo batakora ngo babone amafaranga bashaka. Akenshi rero aba nabo babita Slay Queens cyane ko rero bakunda amafaranga batazi ndetse no kuyakorera. Icya karindwi aba bakobwa aho bari hose usanga bakunze kuba bari kunywa inzoga zihenze ndetse n'amarikeri ahenze cyane ndetse n'ibyatungurana kubona ari no kunywa champagne igura akayabo nyamara atayishyuriye. Akenshi rero uzabasanga bari mu bwato buhenze, bari ku ma beach arenze ndetse no bintu byinshi bihenze. Akenshi rero bakaba banazinywa baziguriwe n'aba bagabo, aho rero aba bagabo baba babatereta cyangwa babakunda bitewe na za mbuga nkoranyambaga twagiye tubabwira haruguru ziri mu mwanya wa mbere ndetse n'uwa kabiri. Icya munani kumenya kuri Slay Queen zikunda telefone zihenze ndetse za buri kanya kandi mu by'ukuri nta bushobozi afite bwo kuba yazigurira ku giti cye. Nk'uko mubibona rero akenshi iPhone 11 ikiza niyo ubu ngubu baba bari kwifotoreza muri Milo n'iki abenshi rero bagakuriza bavuga bati iPhone 11 ishobora kuba ikorana na Milo cyangwa ikurura Milo. Ubagezweho iPhone 12 iPhone 13 nazo zaza ariko Slay Queen zikunda amatelefone ahenze kandi agezweho. Nubwo rero hari abakobwa bishoboye ndetse babasha kwigurira telefone ihenze gusa si bose. Akenshi muri ba Slay Queens usanga bazihinduranya uko bwije nuko bukeye bitewe na marque igezweho cyangwa bitewe n'ubwoko bugezweho. Ikintu cya cyenda Slay Queens uzasanga zirangwa no gushyira amashusho ku mbuga nkoranyambaga aberekana bari kubyina indirimbo ziba zigezweho kandi bakazibyina bambaye imyenda yerekana ubwambure bwabo. Ibi rero ababibona cyangwa ababikurikirana bakaba bavuga ko aba bakobwa baba ari ba Slay Queen. Ibi rero bakabikora bagamije rero gukomeza gukurura abagabo baba followinga ndetse no kubaka izina. Ibi abenshi bahaye inyito yo gutwika, bati baratwika bagahita bagira bati bimanukira. Ikintu cya cumi bamenya kuri Slay Queen, ikintu urukundo ni ikintu rero aba bakobwa bamaganira kure, dore ko rero abenshi bo muri bo bavuga ko nta rukundo rubaho cyangwa se bakavuga ko ibintu byose byo gukunda batabishaka cyane ko rero bataba banifuza gukora ubukwe, dore ko rero bamwe muri bo bavuga ko bifuza kugoma kwibera mu iraha ry'isi cyangwa kwirira ubuzima. Baramutse rero bafashe umwanzuro wo gukundana cyangwa gushaka byatuma bareka uwo mwuga wabo wo guslayinga. Ikintu cya cumi na rimwe wamenya kuri Slay Queen, nubwo rero abakobwa usanga bakunze guhakana ko bataryamana n'aba bagabo ngo babahe amafaranga, ariko ntibivuze ko rero batabikora kuko bari muri bamwe mu bo bamwe muri bo babyemera ndetse bakumva ko rero kuvuga ko ari aba Slay Queen ku mugaragaro bisa nkaho bishatse kuvuga ko ari indaya. Hari rero n'ubuhamya bw'abagabo baba bararyamanye n'aba bakobwa
muri izi nkumi ndetse bakazishyura akayabo gatubutse. Nabo abo bagabo bakaba baguhamya akubwira bati uriya bakagutunyuza uturere bati uyu ni Slay Queens. Ikintu cya 12 ugomba kumenya kuri Slay Queen ari nacyo cya nyuma, ni abantu bakunze kugendana n'abastar, yaba abahanzi, abakinnyi ndetse n'abandi bubatse izina haba muri sinema ndetse no mu bindi bintu bigiye bitandukanye, mu banyamakuru, mu bacuranzi ndetse no mu bandi bantu bagiye batandukanye b'abastar. Aho rero ku buryo budasanzwe aba bakobwa usanga ari bo bakunze kujyana nabo mu birori cyangwa ugasanga bagiye mu mashusho y'indirimbo zabo cyangwa y'abahanzi. Aho rero kuri ubu ibi bintu bya Slay Queens bimaze kuba byafashe indi ntera ikomeye hano mu Rwanda, dore ko rero hari abakobwa babigize umwuga kandi bibatunze. Ibi rero kandi byamamaye hirya no hino muri Afurika, aho rero usanga ibihugu nka Uganda, Tanzania, Nigeria, Kenya, South Africa ari bimwe mu bintu bifite umubare munini w'aba Slay Queens. Nubwo rero usanga aba bakobwa uyu mwuga bawufata nk'aho bisobanuye Slay Queens gusa, kandi ibigaragara ni bimwe kandi bose, nubwo usanga abakora uyu mwuga bafite izina rya Slay Queen, usanga rero bahuriye ku kuba bashaka amafaranga mu bagabo. Nubwo rero bamwe babihakana cyangwa bakabyamaganira kure, gusa iyo bikurikiranye neza uba usanga ariko bimeze. Ibintu 12 rero ngibi biranga abakobwa bita aba Slay Queens byagaragajwe hejuru, bikaba rero ari byo abantu banyuranye bakunze gukurikiza guhuriraho cyangwa bagahurizaho iyo bavuga bati uriya ni Slay Queens, cyangwa babajijwe uko babona abakobwa bameze gutya twise cyangwa bitwa aba Slay Queens. Ugendeye kuri ibintu 12 twavuze haruguru, mu Rwanda naho urasanga hari aba Slay Queens, gusa biragoye kuba umunyarwandakazi wakwemerera ko ari Slay Queens. Cyakora mu bantu bazwi biyemerera ko ari aba Slay Queens harimo Mbabazi Shadia wamenyekanye nka Shadibu. Nkuko mwagiye mubibona rero byagiye bimugirira akamaro cyangwa hari icyo bimufasha, aho rero afite abana 2 ndetse nabo babyaranye Meddy Saleh. Aho rero Shadibu amaze gusinya contract nziza cyane z'amafaranga menshi cyane nkuko twagiye tubakora mu nkuru zacu zigiye zitandukanye. Gusa rero ibi byo kuba Slay Queens nta wabitindaho, ni ibintu biba bigaragara bitewe n'ibyo twavuze haruguru. Iyi nkuru ya Ila TV Rwanda ikaba twayikuye mu kinyamakuru kimwe cyane mu Rwanda, aho rero ubikeneye twakubwira tuti wabisanga hana. Ila TV Rwanda ni Ila wari gukurikira kuri microphone, nakagaruka nawe ubutaha. Ciao.